Njye nitwa Nyamutunzi Jeanne, ndi umusinzira wo mu bwari, papa yitwa Rugema, mu minembwe twari dutanu yitwa ku Runondo. Banita Benjamin Ndahindurwa, ndi umurundi w'umuhondogo, nkaba naraturutse mu Mibunda ahantu bita mu Turambo, ndi umuhungu wa Muhire. Nanjye bahita Mukobwa Aime, nkaba ndi umusama. Navuye iriya mu Mibunda ahantu bita mu Gatenga, niho navukiye, papa bamwita Ruvugwa, nkaba ndi umwishwa w'Abanyabyinshi. Nanjye nitwa Ngabo John, ndi umuhondogo, nkaba ndi umwishwa w'Abanyabyinshi, papa yitwa Hakizimana Charles. Yes, ikaze mfite bakunzi ba DRN TV. So rero hano ndi kumwe n'urubyiruko rw'abana b'Abanyamurenge bagiye kutuganiriza. Reka duhere ku ruriya wo hagati wambaye umupira w'umutuku imbere n'ikoti, atangira twibwira hanyuma adupresente kuri bagenzi biwe nabo bagende batwibwira. Okay, urakoze cyane kubw'ikiganiro duhaye. Banita Benjamin Ndahindurwa, ndi umurundi w'umuhondogo, nkaba naraturutse mu Mibunda ahantu bita mu Turambo, ndi umuhungu wa Muhire. Aba ni bagenzi banje abanyeshuri twigana, twigira kuri ambasade ya Congo. Yego, turi mu Rwanda ubu nyine. So bakwivuga nabo, tubatangira kuri sister wacu mukuru. Murakoze cyane. Njye nitwa Nyamutunzi Jeanne, ndi umusinzira wo mu bwari, papa yitwa Rugema, mu minembwe twari dutanu yitwa ku Runondo, ubu ngubu twaba dutuye hano Gikondo, ni gara kuri Ecole Congolaise. yego. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Ngabo John, ndi umuhondogo, nkaba ndi umwishwa w'Abanyabyinshi, papa yitwa Hakizimana Charles, Hakizimana wa Adrien wa Kangungwa wa Tironkwa wa Binagana. Nkaba ndi umunyeshuri, nkaba nyoboye n'isoko kuri Ecole Congolaise Gikondo. Murakoze cyane. Yego murakoze. Nanjye bahita Mukobwa Aime, nkaba ndi umusama. Navuye iriya mu Mibunda ahantu bita mu Gatenga, niho navukiye, papa bamwita Ruvugwa, nkaba ndi umwishwa w'Abanyabyinshi. Nkaba niga nanjye kuri Ecole Congolaise hano mu Rwanda nyine. Yes, murakoze cyane, ngira ngo mwabyumvishe baratwibwiye. Nanjye uri hano mbibwire nanjye. Yes, nitwa Nshizirungu Steven, ndi Umunyabyinshi, nkaba mwitwa w'Abasinzira b'Ababwari, umwishwa w'Abasinzira b'Ababwari. Mu rugo ni Gikondo, njye narangije ishuri rya segonderi. Nanjye navukiye muri Kongo ahantu bita muri Zura, murahazi? Turahumva. Murahazi? Njye umubeve. Ababeve murabazi? Turabazi. Yes, njye Umunyabyura, niho navukiye, ariko nyine ntago nagira amahirwe yo gukurirayo. Naje gukurira mu Minembwe ahantu bitwa kwa Nyarusuku. Urahabona? Ndahazi. Hariya neza kwa Nyarusuku niho navukiye. Niho nakuriye. Yes, reka dutangire ikiganiro cyacu. Mwatwibwiye, twabamenye, kandi ndizera ko n'abadukurikiye nabo babashije kunyurwa. Sibyo yemwe? Tugiye kuganira, turaganira cyane turitsa ku muco wa Kinyamurenge. Turaganira twitse cyane ku muco wa Kinyamurenge, kuko ni benshi usanga barataye umuco wabo ari Abanyamurenge. Sibyo? Turahera ku watangiye twibwira mbere. Uratubwira ese umuco wa Kinyamurenge ubona gute? Watubwiye ko wavukiye muri Kongo? Yes, wabayeyo. Uzi imibereho yo muri Kongo? Uratubwira ese iyo ugereranyije ubu ngubu hano uri n'iriya wavukiye, ubona bimeze gute? N'abagenzi bawe baragendera muri uwo muryo umwe, mwese musubize icyo kibazo. Mbese hari itandukaniro y'umuntu uri ruguru mu Minembwe n'umuntu uri hano mu Rwanda?
hari itandukaniro ubonamo hagati y'umuco cyane kuko umuntu uri iriya ruguru n'umuntu uri hano mbese no kwibwirana ntashobora kukwibwira neza mu buryo burambuye n'ibisekuruza bye hariho benshi batabizi akakubwira umubyeyi we wamaze ibisekuruza bye ntabimenye hakaba n'igihe akubwira nimba ari umusinzira akawumwishwa w'abanyabyinshi agahita akubwira ngo ni umusinzira w'abanyabyinshi urumva ibyo bintu ntabwo byumvikana kera aho ngaho aba yataye umuco cyane mbese ni k'ibyo bikaba twatangirira yes bagenzi bawe nibagufasha nabo babyumva mubyumva gute nawe nibagufasha harimo itandukaniro yego ku muco umuntu uri hano n'umuntu uri mu Minembwe harimo itandukaniro rinini yaba mu buryo twavuga bw'imyambarire biratandukanye cyane mu buryo mbese bw'urukundo biratandukanye kuko hari ukuntu twakuze tubona ababyeyi bacu uburyo babayeho uburyo basabanamo ariko ino twaje usanga abantu bubaka ibipango ni nka bariyeri akubaka ibipango ntibasabana ntibavugana ariko twakuze tubona mu rugo hatarimo imboga baja mu baturanyi bakabasaba imboga nijoro mbese nuko bimeze byagiye byarahindutse cyane uko ruguru bari babayeho siko hano bimeze harimo itandukaniro nini cyane iryo tandukaniro ni irihe kugira ngo n'abantu basobanukirwe itandukaniro tugiye mu buryo bw'urukundo ruguru kuri cyo nanimpereyeho cyo gusabana imboga icyo cyabagaho mu buryo n'umuntu w'umukene wa ruguru bamutizaga inka yo gukama kugira ngo nawe abone amata abone ibyaha abana ariko hano mu mujyi buri muntu arimenya na famiye ye ariko mu gihe ruguru umuntu bari bazi ngo bafite ikibazo ngo abandi bariye bakagira ibyo babagenera bakabafasha ariko hano mu mujyi byo usanga nta bihari cyane arakoze yego twagiye n'abandi nabo nimugire icyo muvuganaho kugira ngo twumve namwe uko mubyumva nanjye ikintu nakongeraho ni uko ruguru niho bafite umuco nyine wa kinyamurenge nyine umuco w'imitwe nyine baracyawufite wose kuruta twebwe turi hano tuba turi kure tutegeranye twarafashe imico y'abandi bene uko nguko nyine ugasanga ntabwo mukicishikiranye cyane nka ruguru kandi ikindi ruguru nubwo waba uri umukene ubwo waba uri umukire mwese mwakaza mukamisha mugahinga ugasanga umukene wa ruguru n'umukire wa ruguru ubona ikintu aba murusha gusa n'umubare w'inka ariko ibindi byose baba bangana ntabwo ari kimwe nano hano iyo uri umukene ufite akazu gatoya ubayeho nabi mu gihe umukire waba afite nyine inzu nyine ubukire bwe bugaragara ubona nyine hari diferanse entre nyine wowe nawe ndakeka ari uko nabivuga uvuze ku kintu cyo kujya gusabana imboga ibyo bakoraga ruguru hano niba ari uko haba ibipangu byinshi ukumva ntabwo waje gukinguza ngo uje ngo gusaba imboga ndetse nta nubwo yatinyuka baba batinyana kandi ugasanga n'umuco w'abana ba ruguru wasangaga umwana avuye mu nzu imwe akagenda bagahurira n'abandi bana bakajya gukina ariko hano ugasanga abana waba imico bafashe nuguma mu gipangu ukumva nyine hari itandukaniro rinini kandi gusa baba batinyana yes murakoze cyane ku buryo tumaze kuvugaho tumaze kuvuga ku muco imbese itandukaniro ry'umuco wa kinyamurenge w'ubu ngubu waba hano n'uwiriye siko twari tuvuze yego reka tujye ku kindi kibazo muri abanyamurenge muri abana b'abanyamurenge mwavukiye ruguru mwavukiye ruguru ese mubona kwitwa abanyamurenge kuri mwebwe bivuze iki kuri mwebwe ku ruhande rwanyu cyangwa se ku ruhare rwanyu kuba mwaravutse muri abanyamurenge ni iki mbese ni iyihe motivation mwagize kuri mwebwe turahera uri bucumve ikibazo cyane ari busubiza mbere y'abaruguru uri bwumve cyane yego murakoze cyane ikibazo ni cyiza ndakeka ntacyakuraho uriwe cya mbere uriwe ni cyo kintu cy'ingenzi
kuba umunyamurenge ni iby'agaciro cyane, iby'agaciro hari n'ababyifuza ariko batobibona. Rero kuba ndi umunyamurenge binteye ishema kandi ni iby'agaciro. Aho naje aho ari hose ntibyantera isoni byo kwitwa umunyamurenge kubera ko ndi umunyamurenge nye, kandi nta cyakuraho ko mba umunyamurenge. Ndakeka ari uko nabivuga. Bagenzi bawe barabyumva gute? Namwe murabyumva gute kuba muri abanyamurenge? Se niyihe mbese niyihe motivation mufite? So uko yarabivuze nivyo, kwitwa umunyamurenge biduhesha ishema. Iyo uvuga gusa ngo uri umunyamurenge wenyine numva gusa meze neza. Kwitwa umunyamurenge biradushimisha bikaguhesha ishema, kandi iyo ndi kuvuga ngo umunyamurenge jenyine numva mfite nk'uko uruhare, mfite nk'uko imbaraga ko ndi umunyamurenge. Hari abifuza kuba abanyamurenge bakigira n'abanyamurenge ariko ntibabe abanyamurenge kuko batari abanyamurenge. Ako kwitwa umunyamurenge uri umunyamurenge biduhesha ishema n'agaciro, nuko navyumva. Abandi bakina mama murabyumva gute? Kuba umuntu ari umunyamurenge cyambere ni byiza, tunabishimira Imana nyine ko yatugize abanyamurenge. Nkuko nta nicyo twari twatangiye kugira tuba abanyamurenge, ariko nyine dushima Imana ko yaratugize abanyamurenge, ikaduha n'umuco mwiza abantu bose bishimira, kuburyo naho duciye tuvuye ku ishuri batubwira ngo mu bana b'abanyamurenge iyo duciyeho bahita bamenya ko turiho utivuze, mutanavuganye ngo banumve wenda n'ururimi uri kuvuga ngo bavuge si Ikinyarwanda, ariko bakakumenya ko uri umunyamurenge bitewe n'imyitwarire yawe n'umuco wacu. Nyine ni byiza cyane, biradushimisha nyine kuba turi abanyamurenge, mbese tunatewe n'ishema yuko turiho. Murakoze. Nanjye kwitwa umunyamurenge numva ari byiza kuko abanyamurenge bagira umuco mwiza. Nyine hari ababyifuza akifuza yuko bamwita umunyamurenge kandi atari we, ariko njyewe ku ruhare rwanjye numva kwitwa umunyamurenge ari byiza ko bagira umuco mwiza. Ni abantu barangwa n'ibintu byiza, kuko naho twiga bakunze kuvuga ku banyamurenge cyane, bavuga ko ari abantu biyubaha banagira n'ubwenge, baba bazi icyo bakoranye. Numva ko kwitwa umunyamurenge igiye kuri njyewe ari byiza kandi ndanabyubaha. Yes, murakoze cyane kuba muduhaye ubusobanuro bwo kuba muri abanyamurenge. Ese nkahita mbabaza, iyo muciye nk'ahantu, iyo mujye nko tuvuye wenda mu banyarwanda ko dutuye mu Rwanda, turi abanyarwanda nubwo turi abanyamurenge ariko dufite nationality y'u Rwanda ko dutuye mu Rwanda, sibyo? Nk'iyo ugiye mwiga mu bakongomani nkatwe twize mu bigo by'inangaha, kugira ngo witransfere mu banyamurenge biba bigoranye, sibyo? Kubera ko uba waramenyereye umuco, mbese kuba warakuriye mu Rwanda cyangwa se waramenyereye umuco wa Kinyarwanda, kugira ngo wige mu kigo kirimo abanyamurenge urabishaka ukabivura. Ni ukuvuga ngo ahantu twigaga ikigo kitari kirimo abanyamurenge bigoye, kandi umuntu aba ashaka kumenya byinshi mu Kinyamurenge, sibyo? So nkamwe mwebwe mwiga kuri Ecole Congolaise, siko mwatubwiye se mwiga? Yes. Ese mubona kuba muri hamwe muri abanyamurenge benshi, ndango nka 50% n'abanyamurenge biga hari 50%. Abakongomani nibo benshi kurusha abanyamurenge, nibo benshi kuko ikigoga ni icabo. Yes. Ariko se mwebwe iyo mubona mwiga mu bakongomani muri abanyamurenge, ese mubona bimeze biti? Kuri mwebwe bimeze biti? Kuba twiga mu bakongomani turi abanyamurenge ni nk'uko n'undi nawe yo kwiga mu Rwanda atari umunyamurenge, akiga mu Banyarwanda, mu Banyakenya, mu Bagande, atari umunyamurenge. Ariko abiga muri ibyo bigo bitandukanye bagashaka kumva ko bibateye isoni kwitwa umunyamurenge, ndakeka ari nuko bataba babanza ngo basobanukirwe uwo bari n'agaciro bafite kuba ari abanyamurenge. Ariko bamaze kubisobanukirwa, ari umupasiteri wigeze kuvuga ngo ikintu kimwe azashinja Imana ngo nuko itamugize umunyamurenge, kandi si umunyamurenge. Ariko rero abo ngabo ni ikibazo nuko bataba basobanukiwe uwo bari, bakagira isoni zo kwitwa abanyamurenge, bakisha mu bandi batari abanyamurenge kandi ari abanyamurenge.
banabita abanyamurenge bakumva ko ari ikibazo bikabatera ipfunwe kandi sibyo ariko bamaze gusobanukirwa agaciro ko kuba umunyamurenge byabatera ishema bakumva bari fiere yo kuba umunyamurenge. Abandi murabyumva gute? Icyo navugaho kuba twigara nk'abanyamurenge turi mu bakongomani njye mbona twebwe ari twe byiza cyane kurusha abiga ku banyarwanda. Ushatse kuvuga iki? Abiga ku banyarwanda kenshi abize kuri ekole ntawe ndabona wihakanye ko ari umunyamurenge kubera ko abize ku banyarwanda muvuga ururimi rugiye gusa muri bake noneho mugashaka kwihuza nabo cyane none agasigara atinya kuvuga ngo ko ari umunyamurenge kugira ngo batamukura mu banyarwanda. Ariko twe ku ishuri n'abarimu baba babizi ko turi abanyamurenge n'abanyeshuri babizi bavuga bapfa kubona muraje iyo babonye gusa umunyeshuri w'umunyamurenge aciye ku idirisha bazamuhamagara ngo ko baragushaka batazi ko ari we ari gushaka kubera ko bazi ko dukunda kujana cyane bahita babimenya ko ari waje kureba nta wundi aje kureba. Twere rero turi hari amakongomani cyambere tuba dukundana cyane twembe tuba tukiri muri Kongo turi kumwe n'abanyamoko nyine kuko twabitaga iwacu. Abanyamoko nabaki? Abakongomani. Yezo abanyamoko kugira ngo nabadukurikirana nabo bamenye. Abanyamoko. Iyo kubera ko nyine bagira amoko menshi baba babita abanyamoko baba bavanze abashi abapfurera ababembe abariga bose nyine. Ari abanyamoko. None rero niyo mpamvu nyine tuba turi kumwe akenshi mu manama y'isoko tugira n'urusengero ku ishuri. Turasenga nyine akenshi usanga nyine abanyamurenge aribo bayobozi b'urusengero. Nyine n'abanyamoko baraza bagasenga bakabwiriza bakaririmba ariko nyine ubureba baba bavuga nyine ngo ni urusengero rw'abanyamurenge. Rero twe kwigariya nyine twe tuba turi benshi nyine no mu bantu dufite ururimi rudasa cyane. Rero usanga twebwe ariyo mpamvu dukunda kuba nyine tuzi neza agaciro k'abanyamurenge. Abandi muravuga bivuze ugeze hara ku bakongomani wahita wibwira abanyamurenge ariko ugeze mu kigo c'abanyarwanda hari igihe utamenya umunyamurenge n'umunyarwanda kubera ko bafite ururimi rugiye gusa ntushobora kubatandukanya. Ariko iyo ugeze ku bakongomani urabarebamo gusa ugahita umenya umunyamurenge uwo ari we. Kandi ugeze hara ku bakongomani ugenzuye cyane abanyamurenge tuba turi kumwe akenshi abanyamurenge turajana kandi abanyamurenge tuba turangwa n'urukundo hara mu kigo kuko nabari abakongomani barabizi iyo babonye twihuje baba bavuga ngo bara n'abanyamurenge. Hariya higa n'abanyarwanda hara ku bakongomani ariko baradutandukanya abanyarwanda n'abanyamurenge bahita dutandukana kuko abanyamurenge dufite itandukaniro hagati y'abanyamurenge n'abanyarwanda. Yes. Mugenzi wawe nawe hariya kuba twiga hariya ku bakongomani twe nta kibazo tuba dufite kandi itandukaniro nyine rihari kubiga hano mu Rwanda. Yenda hari abihakana ko ari abanyamurenge ugasanga nabivuga barabibona nabi bagenzi be inshuti ze ahita bazivuga hari abyihakana bibaho ariko hari usanga abenshi nabo bakiva ruguru nta nubwo ushobora kumureba ugahita uvuga niho nubwo yabyihakana gute ariko ntabo ndabona babyihakana cyane. Nabo twigana barabizi benshi ko hari n'isoko y'abanyamurenge babona tugiye hamwe ngo abanyamurenge ugasanga bari kugenda ariko ntacyo biba bidutwaye kuko tubona ntundi turisanzuye hariya nta kibazo. Yes, ukomeje ku kintu cy'isoko ku cy'isoko urumva n'abana b'abanyamurenge baba bashize hamwe sibyo? Muri mwebwe hari umuntu uyoboye isoko ku ishuri ryanyu? Ninde uyoboye isoko ku ishuri ryanyu? Uwe uri mere akaba pere. Yes. Ngo mujyeze mudusobanure n'abantu badukurikiye urumva ese isoko ni iki? Uvuze isoko abantu bakumva ko ari isoko y'amazi. Sibyo? Isoko y'amazi ku bantu batabyumva neza udakizemo ikintu cy'ubutindi. Urumva cyangwa se imwe twigaga mu kigo cy'abanyarwanda twavugaga ubutinde n'amasako. Iyo washizeho isaku bavuga ngo ni isoko. Hanyuma washyiraho ubutinde ukavuga isoko. Urumva uba wikije hasi. So turagira ngo musobanurire abantu badukurikiye isoko ni iki? Reka duhere kuri mere w'isoko yo ku bakongomani hariya.
isoko yego isoko ikintu icyo ari cyo yego ni nk'ubumwe bw'abanyamurenge biga ku kigo kimwe nyine muragenda mugashira hamwe mugafatanya mbese mukagira n'amafamiye nyine mu isoko cyagenda mufata famiye y'abantu 6 7 mukamenyana kurushaho mugasurana ahantu mutuye nyine aho mupanze cyangwa mucumbitse mukarushaho kwegerana nyine mukibutanya n'umuco wa kinyamurenge umuntu wabuze nk'amafaranga nyine mukamufasha nk'umuvandimwe wanyu wagize ikibazo mukamufasha mbese soko nyine ni ubumwe bw'abanyamurenge mwamwishiza hamwe nyine muri ku ishuri rimwe kugira ngo mufashanye mwibutsanye umuco wa kinyamurenge mwe kwigira abantu babiri cyane ahubwo murushaho kuba umuntu yes nyakubahwa muyobozi ratubwira cyane isoko yabivuze ni ubumwe bw'abanyamurenge uburyo twishyira hamwe kugira ngo dusigasire wa muco wa basogokuru niba basogokuru bararangagwa n'urukundo rero isoko igomba kuba irimo urukundo rero isoko iraduhuza ikaduhuza ikatwibutsa ibyiza by'umuco wacu kugira ngo naho twagiye ntidufate imico y'abandi tugumane wa muco wacu tuwusigasire kugira ngo udashiraho nicyo isoko imaze rero natwe yari turayifite irimo ibikorwa byinshi bijyanye no ibyinshi bishingiye ku muco bishingiye ku muco umuntu ashobora kuza akaza mu bihugu bitandukanye agatangira gufata imico y'abandi ariko iyo ari mu isoko tumwibutsa wa muco w'iwacu kugira ngo abashe kumva no kuwumenya kugira ngo areke kuja mu mindi mico y'abandi agumane wa muco w'iwacu nubwo atakiri ruguru murakoze yes nyakubahwa perezida umuco cyangwa isoko watubwira isoko se uko wumva isoko yaratangiye ryari byagenze bite kugira ngo ishingwe yitwa isoko byanyuze mu zenzira kugira ngo yitwe isoko isoko ntabwo ari njye wayitangiye yego nzi ko yatangiye kera cyane yatangiriye Butare abanyeshuri bahigaga muri kaminuza y'Ibutare nibo batangije isoko ofete igitekerezo icyatumye bayishinga no kugira ngo bihuze nk'abantu bavuye ruguru bakaza kwiga bihuze babumwe kuko n'umuco wacu utubwira ko tugomba kuba umwe bahagira icyo gitekerezo rero natwe tugikomereza twagikomerejeho kugeza ubu n'ubu isoko iracyakomera yes perezida iyo mufashe umwanya mujya muri gahunda y'isoko yanyu hariya ku ishuri ese ntago bibangamira ubuyobozi bw'ikigo cyanyu cyangwa se ntago abayobozi babifata nabi oya ntago bibabangamira barabizi ko tubikora kandi nabo barabyumva yes ntacyo bibabangamiraho hanyuma abandi banyeshuri mwigana b'abakongomani ntago bagenda babadisikitaho bavuga ngo bari kwivangura n'iki natwe ibintu nk'ibyo urumva abanyeshuri ukuntu bameze nawe urabyumva bagenda bavuga utuntu tw'utugambo ese mwebwe iyo mugiye mugahura ahantu mu isoko se nta feedback mwumva mbi cyangwa se bagenda babavuga nabi iyo feedback mbi ntayo turabona ariko uko batuvugaho kose kuko mu isoko nta kintu kibi kiba kirimo kandi tuba twihuje tuganira ku bintu byatugirira akamaro byaduteza imbere nk'abana b'abanyamurenge rero sinumva ko byazana ikintu kibi sinzi ko byakiza yego hano turi kumwe n'abo muyobora mu isoko nabo baratubwira ese isoko mubarizwamo mubona ikora gute ikora nk'uko mubishaka mwabe nk'abayoborwa bayo ese mukurikiza ibyo abapere wanyu na mere wanyu bababwira cyangwa se hari ukuntu batabigenza neza nk'uko muba mubikeneye murakoze ibintu batubwira twumva ari ibyo kuko hari igihe uza ku ishuri ukabona urigunze uri wenyine ariko baradufashije kuba twarasanzeho barakoze groupe bakaza bakakwegera bakakubaza iyo wavuye ukabibwira mbese ukabisanzura bakabigisha umutwe bakakubwira ati ndetse ibyo ukasanga ibintu byose byabaga ruguru n'ubundi ntabwo wabitaye
ku ishuri n'ubundi baratwibutsa akubwira ati umuco wacu ni uku tuzaba tuwukomeza n'ubwo hanze urabizi hanze ni uku abantu bageze mu mujyi baja mu bindi bitari ibyo ariko iyo wavuye ruguru wisanga hariya nta kwigunga baraza bakakwegera numva batuyobora neza. Yes. Mugenzi wawe icyambere ndi bivuge ku isoko cyambere ndashimira abantu batangiye isoko abantu batangiye isoko bagize neza cyane kandi n'abatuyoboye ubunyine nabo ndabashimiye cyane isoko batuyoboye neza ubunyine nta kibazo nta mpungenge dufite kandi baraduhuza twenyine kuko twiga amakarasi atandukanye baraduhuza n'igihe turi mu isoko tugahita tumenyana kwibwirana ugahita umenya umuntu iwabo ukamenya n'ababyeyi biwe ukamenya n'umurara we wazaje no kumusura ugasanga nabo muvukana baraho ariko utarubizi ariko ya soko ikadukurura ikaduhuza tugahita tumenyana noneho kurushaho kandi n'aya mafamiye bari bavuzeho turasurana uragenda famiye bagushizemo ugasura abo bagushizemo hamwe nabo ukamenya abiwabo ugahita umenya naho ataha nabo babana ukabamenya noneho kurushaho kujya wari umuzi mbese nuko nakumva isoko. Yes, murakoze cyane ngira ngo abadukurikiye kuri The Ben TV barasobanukiwe ku bijyanye n'isoko y'abana b'abanyamurenge. Yego. Ubushize twabahaye ikiganiro twakoranye n'abana b'abanyamurenge bize mu bigo by'abanyarwanda bakoze fete y'isoko. Ese namwe mujya mugira umwanya mugakora fete y'isoko yanyu? Murakoze cyane. Buri mpera z'umwaka y'umwaka urangiye w'ishu w'amashuri tuba dukora fete kugira ngo dusabane. Umwaka w'amashuri wanyu urangira ryari? Urangira mu kwa karindwi. Mu kwa karindwi dukora fete tugasangira abanyeshuri bose tukagira n'abantu bakuru dutumira n'abadukuriye mu isoko ku rwego rw'igihugu bakaza tukaganira bakatuganiriza tunashima Imana ko twarangije umwaka w'amahoro w'amashuri. Mere nawe niko mujya mubigenda cyangwa pere ariko gutebye? Ntabwo abeshye turayikora iyo turangije n'umwaka w'amashuri tuvuye kuri amadeziyemu sesiyo nibwo dukora fete tugatumira nyine abayobozi nyine bakuru n'abasoje indi myaka nyine iri imbere ku ishuri bakaza n'abandi banyeshuri twigana turabatumira cyane abanyamasisi baranyine baba baravuye iriya muri za Ngoma nyine turabatumira nabo bakaza tukizihiza hamwe ko Imana nyine yaturinze tukaba turangije umwaka amahoro twese tukiri bazima nta warwaye cyangwa nta wapfuye nta n'uwabuze minevare wenda ngo yicara areke kwiga tugashima nyine Imana nk'aho muco nyine abakinyamurenge dukunda nyine gusenga tugasenga dushima Imana nyine ko yaturinze umwaka wose. Yes, murakoze cyane dusatira umusozo w'ikiganiro nagira ngo mbabaze utuntu dukeya mu kinyamurenge ngenda bivuga mu kinyarwanda hanyuma mwebwe muransubiza mu kinyamurenge. Muri abanyamurenge se? Yego. Muri abanyamurenge. Iyo ibintu byo gutsinda murabyumva? Yego. Gutsinda murabyumva byari urabyumva mukobwa? Gutsinda no kugira gute? Gutsinda so gutsinda umuntu hasi siko mvuze gutsinda no kugira gute? Gutsinda nk'uko tuvuga umuntu mu izina ugahita uvugira nk'irindi zina rijyanye yes. Iyo ugiye kuvuga udashaka kuvuga ikigori uvuga gute ugiye gutsinda ikigori uvuga gute? Gisakwa. Gisakwa. No ari byinshi uvuga gute? Gisakwa. Yes. Hanyuma iyo amakara wayatsinda gute? Amakara. Iwacu ntitwayakoresha. twakoresha gimwe. Okay. N'amakara. Ngira n'amakara. Twari tugira baza bavukiye.
turaza kubimenya behind ya kamera sibyo turaza kubimenya hanyuma iyo udashaka kuvuga ngo igitambara uvuga gute ushaka gutsinda igitambaro utsinda gute gitimbizo gitimbizo bavuga gute mu gitimbizo yes turabashimiye iyi ni The Rain TV turabashimiye kuba mwatwitabye kandi ni ibintu byiza kuko muganirije abantu benshi baba bataravukiye iri haruguru muri Kongo sibyo dusoza ni ihe nama mwagira abana b'abanyamurenge bakikitinya badashaka ko kwemera uwo bari icyo bari cyo cyangwa se uwo bariwe yaba ari abiga hariya mu kigo cyanyu cyangwa se abiga mu mashuri ya hano mu Rwanda asanzwe atari ay'abakongomani reka duhere kuri perezida w'isoko hanyuma n'abandi muragenda muvuga icyo nababwira ni uko babanza gukunda uwo barimo ntacyo bakuraho ko ari abanyamurenge nubwo kwigira abandi n'ubundi bizaruha baba abanyamurenge igihugu cyose waba urimo mu ikigo cyose waba urimo ugomba kwemera uwo uriwe ukabikunda kandi ukanabiharanira nibyo byiza kandi nibyo by'agaciro kandi bakibuka n'umuco wacu bakawukurikiza ubu isi irigeze kure mu bintu bijyanye na tekinoloji ariko ntituve ku muco wacu iyo umuntu yataye indangagaciro ni byinshi byangirika cyane urubyiruko rumaze kwangirika rwacu rw'abanyamurenge ariko icyatuma tutaja muri ibyo byose bibi ni uko tugumana umuco wacu tukawusigasira murakoze yes Mary ikintu nababwira cya mbere ni ukumenya uwo bariwe bamenye uwo bariwe bagukunda ko njye ntabwo nakiyumvisha ko umuntu yatinya kuvuga ko ari umunyamurenge ngo mve ngo mutese n'ukuntu ari byiza babimenye bakamenya agaciro ko kuba umunyamurenge babikunda nako cyo nababwira nuko bagenda bakabaza ababakuriye ibintu nyine bya kinyamurenge bakabimenya bakabaza ibintu bijyanye n'umuco wacu bahita bawukundana bo cyane yes twagiye mukobwa nanjye nababwira kuko ndabizi barahari byari umukobwa w'inshuti yanjye wiga ku mashuri y'abanyarwanda niyo ageze mu nzira ari gutaha arabakwega yabona ba sekuru baraje bagiye kumusuza agahita bakwega ngo bagenzi be batamenya ko ari umunyamurenge buriya ni uko atarasobanukirwa kuba umunyamurenge icyo ari cyo namubwira ati njyewe niba umuntu anyise umunyamurenge numva mfite ifiyeri ryinshi kurushaho yego rero icyo nababwira ni uko bagenda bakegera yenda niba ntabyo bazi baravukiye inaha bakegera abakuru bakabasobanurira umunyamurenge uwo ari we kuko kwitwa umunyamurenge ni byiza njye numva ari ishema bikomeye kandi niba akazajya wagira isoni ngo wise umunyamurenge ni byiza nk'uko nawe bakwita umunyarwanda abanyarwanda nta muntu yakwihakana ndetse hari abakunda abanyarwanda bakunda abanyamurenge barahari hari n'abiyitira abanyamurenge kandi batari barahari kandi babiharanira ariko ntibabibone so rero nabo bagomba kwitwa abanyamurenge kuko n'ubundi nibo ntaho babihungira sawa uko bari babivuze ni nk'umuntu wavukiye i Bukavu agakurira i Bukavu nanuba mbese akaza ku kigo kugira ngo yumve abanyamurenge asobanukirwe umunyamurenge biramugora cyane no kugira ngo abishikiremo kuko yakuriranye n'abarabana b'abakongomani kugira ngo yegere abanyamurenge agira n'isoni iyo ari kureba bagenzi be bajana abakongomani bimutera isoni ariko kujya abatarasobanukirwa umunyamurenge abakihahisha ubwoko bwiyo yuko ari umunyamurenge abakihabihisha akiyo amaze kubagarukamo akabegera akajana n'abanyamurenge b'abanyamurenge bamwigisha umuco n'abandi bakuranye bigahita birangira akaba yamaze gufata umuco wa kinyamurenge nico gihe umuntu yitwa umunyamurenge yazavuga yuko ari umunyamurenge none bikamuhesha ishema bijya byose bikarangira nuko nazumva yes murakoze cyane ku nama mugiriye n'abanyamurenge cyangwa se abanyamurenge muri rusange batagerageza kugira fieri y'uwo baribo turabashimiye kandi
nitubakenera tuzababonara. Yego turahari. Muzadutumira muri fete yanyu. Yego karibu. Karibu cyane. Muradutumiye. Yes. Ndabashimiye. Twavuze ko channel iyi ahangaha muri ni he? Iyi ni iyihe channel? The Rain TV. Ni iyihe mukobwa? Rain TV. Yes, ni The Rain TV. Twari kumwe n'abana b'abanyamurenge biga kuri Ecole Congolaise. Batuganirije byinshi, ndizera ko namwe mwadukurikiye mwagize icyo mukuraho. Ku bindi bisobanuro ugize kugira ngo icyo babwira uratwandikira aho hasi kuri muri comments, unakore subscribe, sharing ku nshuti zawe, yaba ari abo musengana cyangwa se abo mwigana cyangwa se abo mu yandi ma groupe y'abangenzi zawe, uzagenda ushyiremo ako ka video hanyuma nabo bamenye byinshi ku muco wa Kinyamurenge. Turabashimiye. Ijambo rimwe nitumara dusoze, tukaduhere kuri Mary. Ijambo rimwe gusa. Ndabashimiye cyane. Kuba nyine mwadutumiye hano kuri The Rain TV. Ni by'agaciro cyane kuba tuje kuvuga ku muco wa Kinyamurenge nk'abanyamurenge. Ni byiza cyane. Yes. Murakoze cyane, turabashimiye. Z'agaciro kuvuga ku muco wacu. Ikindi wenda twasaba ababyeyi kwigisha abana umuco ngo by'ingenzi, kuko umubyeyi atayigisha umwana umuco ntabwo yawumenya. Murakoze cyane kubw'ikiganiro duhaye. Cyakabiri nshimiye ababyeyi bacu mu isoko. Bashimiye kuba twabanye nabo muri kiganiro. Ni byiza cyane. Murakoze cyane, muzogaruka. Ahubwo reka tubabwira ngo muzogaruke. Yes. Muduhamagare nako. Yego. Mwakoze cyane. Turishimye kuba twaje hano kuganira ku by'umuco. Ni byiza cyane kandi turashishikariza abandi nabo kubikunda kandi bakanamenya agaciro. Yes. Ndabashimiye mwese abari muri Amerika, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye mwese. Mukore subscribe, musharinge ku nshuti zanyu, hanyuma nimubona hari ikitagenda mutubwire, hanyuma turebe uko tubihindura. Murakoze cyane, turabashimiye. Channel ni The Rain TV.